umukobwa yaramuzanaga yamugeza mu nzu mbere yuko amushyira ku gitanda akamusiga ikimuri amavuta y'inka ariko habagaho ikintu cyitwa gucirana habagaho komba ni ukuvuga kugira ngo bamenye ko umuhungu bashyingiye kuko ashoboye koga bamuzanaga asize amavuta y'inka umuryango wose afata hanyerera ni ukuvuga yararaga ari komba ku rwego bashobora kumara iminsi 3 bakamara 4 bakigigira ataragera kuri gahunda noneho n'umukobwa nawe yabaga yihagazeho afite n'isoni yibaza ukuntu agiye gukorerwa ibyo bintu hari ubwa mbere bakagigira kugeza igihe ya mavuta n'umuhungu azayaharurira agashiraho urumva muri ya migigiro akayamaraho kugeza amubonye akamutikota Kigali namwe mwese mutuye mu ntara bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse ukize yaza mbaraga gutse ngo ushobore kwijanda kwitabaro nkimana igihugu nitwa MC Gift na mahoro aba MC inama y'aba MC irateranye none ahangaha ndasubiramo inama y'aba MC irateranye none ahangaha maze kwivuga ariko ndagira ngo murabizi nta mugabo uvuga undahari reka muhereze umwanya nawe abibwira. Murakoze cyane reka mbasuhuze mwese abakurikiye Elifam Media ndagira ngo mbabwire ngo nakagaruka n'undi ni umunsi wanyu ni ibihe byanyu bahora baduhamagara kugira ngo tuze tubiteho tubaganirize namwe munyureyo mukanda subscribe like comment ndetse na share kugira ngo n'abandi bibagereho. Ni MC Peter muri kuvugana amazina rusange akaba Musonera Jean Pierre. Murakoze cyane. Muri filime bakuzi kandi abantu benshi bakuzi muri filime cyane. Kubari hano rero abantu mu dukurikiye muri filime yo mu nzi henshi ubu ngubu cyane izina ririho ni Minister muri filime bita Intimba ya Ravi. Mu Ntimba ya Ravi kwa Minister. Ariko kandi na Papa Sandra muri filime bita Inema y'Urukundo. Ni Minister w'iki n'itumanaho w'urubyiruko Minister w'imibereho myiza y'Abaravi. Ni y'Abaravi cyangwa se iriya filime ni nziza. Iriya filime yanditswe nande? Iriya filime yanditswe na boss wacu witwa Jojo namumenye muri filime yitwa Niyori Ibanga irimo Niyori na Kiramani. Muri filime mumeze mute? Reka ariho duhere. Tumeze neza mu buzima busanzwe biri kugenda ngira ngo no munsi abarebye igice cya sohotse uyu munsi wa none babonye ko Intimba ya Ravi igeze aho iryoshye. Niyo filime uri kugaragaramo yonyine ubu ngubu? Hari n'izindi ariko Intimba ya Ravi niyo irimo iryo zina rya Minister abantu benshi banziho n'ubu bansuhuzaho nanashimira rwose Jojo kuko mu gihe maze muri sinema umwanya yampaye na role yampaye muri filime niwo watumye izina rihinduka buryo ubu niryo nsigaye ndamutswa usigaye uhamutswa Minister ba Minister se ko nabonye hari ukuntu iyo bicaye imbere hari n'ukunda biba bimeze neza ntabwo inda ya Minister iraza se ibyo byaje kera kandi ahatabaye kwikubira abantu bagasaranganya bose bagubwa neza. Intimba ya Ravi ntabwo njya ngerageza kuyireba birambuye ariko muzancire mu Baravi by the way ndabyisabiye. Jojo rwose nazabona kino kiganiro ariko muzamubwire ko nanjye ndi umukinnyi mwiza. So Jojo nimba uri kureba n'umuhungu amwitaziriye umwiteho rwose niba ufite morore uzamukoreshe no mujamo. Ukinnye muri Ravi mu zindi filime wakinnye n'izihe? So nakinye filime bita Inema y'Urukundo aho nyina umumama umwe ukina mu nzira y'umusaraba ari umudamu wanjye ndetse na Cyusa ari umukwe wanjye ariko mwemeye wamumwimiye iki? yari umukene ese ubu abakene mubamubona amaherezo y'akarara umukwe w'umukene kandi nifite nshaka kugira ngo umwana wanjye nawe azubake neza nandi mu mvuga amaherezo yacu twebwe b'abakene ko turi kujya kurambagiza abakobwa bakatwima abageni ubu murabona tuzabaho ni muhumure namwe Imana izabera namwe tuburi yayo ese ubundi wowe kuri wowe ubona umubyeyi akwiye kwanga gukorera gutwi umwana ngo kubera se cyane ku ruhande rw'abakobwa
kubera ko umuhungu uje kumubera umukwe ari umukene atari ku rwego rwe. byanze bikunze nimba wari unyumvise neza wumvise ko ibyo byose ari muri filime, ariko tugarutse ku muco wacu nyarwanda, nta mubyeyi wakanze uburenganzira bw'umwana we, wakemye umwana w'uburenganzira bwe mu gihe hari icyo ashaka mu bijyanye n'urukundo, kubera ko ntabwo urugo rwubakwa n'amafaranga, nta nubwo rwubakwa n'isura, hari ibintu byinshi bitubaka ubundi urugo rwubakwa n'ubwumvikane, rwubakwa n'imibanire myiza, kuko sinanavuga ngo rwubakwa n'urukundo, kuko n'urukundo narwo reka mbwire abantu badukurikiye, bivuge nka MC Peter nk'umunyamisango umenyereye, nk'umusaza usabira nkanasabisha abageni, nk'umusaza uyobora ibirori, mbivuge gutyo, mbwire abantu yuko nta rukundo ntashyigikira 100% ruriho, abantu bakubaka urugo bishingikirijeho, ntabwo ushaka kungisha impaka ajye muri minisiteri y'umuryango abaze divorce zihari uko zingana, kandi bose bajya kumanika ikiganza bavuga ngo kuko dukundana, kubera ukuntu namwishimiye, kubera uburyo numva mushaka, nzatandukana nawe yeza agarutse cyangwa urupfu, ariko yakumva gatoya ngo agiriye arimo araganira na Nyiraneza hariya, kuganira gusa yagera mu rugo agacanwa, bagahita bacana, yagera mu rugo bagatangira guhangana, abaryamaga ku gitanda kimwe bagahita bahindura ibyumba, umwe akajya mu cyumba kimwe, atanamubonye baryama, urumva nta rukundo ruhari. Noneho ubona rero urugo ruri bwubakwe n'iki? Abantu bafite ingo zirambye, bamaranye igihe, babyaye abana, ibanga ubona bari gukoresha, cyangwa se nawe nimba ufite urugo dusangize kuri ubwo bunararibonye, nimba atari urukundo ni iki? Icyo nari ngiye guhita nkubwira, yewe maze imyaka 22 nubatse urugo, urumva ko nshaje, hari ibintu bigera kuri 2 nakubwira kubaka urugo kandi bikarukomeza, cya kindi cy'urukundo tugishyire ku ruhande, icy'urukundo tugishyire ku ruhande, kuko nicyo gishingirwaho bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima, kiriya kintu gishingirwaho gutya. Iyo umugabo agiye mu kabari gufata icupa na bagenzi be, yarangiza kamara kumugeramo akagira uwo bakarakaranya avuga ku mugore we, avuga ukuntu n'ubundi ari imbwa ntacyo amaze, n'ubundi umugore we se runaka ntibaba bari kumwe, kubaka urwo byaramunaniye, icyazi ni ukwicara mu kabari, ntibabivuze gutya. Umugabo iyo ataha ageze mu rugo, nubwo yaba yasinze cyane, ataha mu mutima we harimo cyane burya runaka kuva mu rugo akarusigaraho, agatangira guhangana n'umutima kandi atabibwira umugore. Nibwo rero bagera mu rugo byarishe n'ikisi, cya cyayi bamubanzaga, bavuga ngo niba bamubanzaga bajya no kuba bakabitera umugira, cyangwa bakujya kugira ngo ati niba afite urwango bamubitsemo, afite intimba ku mutwe, nkaya ntimba yawe, urumva afite ibintu bamubitsemo akikabuza, ngo ni ku mugabo. Umugore we rero ntaba arimo agendana bagenzi be, bahurire mu isoko cyangwa bahurire ku rusengero cyangwa bahurire mu mirimo itandukanye aho bakorera, bavuga ati ariko shaka ufite ikigabo cyiza, ariko nawe kira ntiwagitunga wenyine tu, ati niyo mpamvu Jane uba ubona bameze neza, ati niyo mpamvu abantu babana mu kazi baba bameze gutya, umugore nawe umutima ukaba urashenguka. Niho mpera mubwira ko nta rukundo ukibaho, kuko urukundo rwa nyarwo ruri muri Bibiliya gusa. Ikintu mbese numvamo ni uko hari ikibazo gikomeye ubwo cyaba kiriho rero cyo kumva amabwire. Reka nkubwire hose n'ikibazo cyo kumva amabwire, ahubwo harimo n'icyo guhurura, harimo n'icyo guhurura. Buriya akantu ko guhurura ushobora kukavugaho ibintu byinshi, ariko amabwire burya no guhurura biragenda, kubera ko buri muntu wumvise amabwire yirukankira no kumva aho bavugije induru cyangwa bavuze ibintu kugira ngo ajye gutega amatwi. Buriya gutega amatwi ukumva ibintu utakabaye wumva ubwabyo ni ikosa. Ni ikosa kubera iki? Impamvu ari ikosa ni uko wumva ibitakureba ukabishyira mu mwanya nk'uko byakabaye ari byo, bikaguhangayikisha umutima, bigaterura umutima wawe bikawutereka ahandi hantu, bityo ubwonko bwawe bugatangira kuba transforme ku kintu runaka. Niyo mpamvu guhura no kumva amabwire ari cyiza, ari ikintu cyiza. Urugo rero twari turi icyo bita urugo. Urugo twari tuvuze nkubwira ngo nanjye maze imyaka 22. Si uko umugore mba mfite tubanye neza 100%, ariko ntitunabanye nabi, kuko ku myaka 20 tumaranye n'ibiri, ibaye 22 zuzura kuri 11 z'ukwa 12.
ntago nzi kuva mu rushyi nk'umugabo ngo umugore yandakaje ngo ndumukubite nk'ibi ndimo mvuga byanze bikunze nawe azaburiye ikiganiro yajya no mu bashyiraho comment mu rugo dufite wifi aranabira kuri televiziyo udushobora kuva hano kigasohoka narataha we akaba yabibonye nawe yabikubwira mu myaka 22 sindamukubita urushyi mu myaka 22 ntago nzi intonganya za zindi za mwice cyangwa se za muhumbi wigendere mbese zo guturwa ngo numve ko imbaraga zanjye zo kubeshaho umuryango ari ahandi hatagiye. Irihe banga rero mwakoresheje? Ibanga rero ni iri irya mbere ni ukwihanganira. Ni icyambere aka kantu bakandika kwihanganirana. Ibanga rya mbere ni ukwihanganirana. Kwihanganirana biri mu bintu byinshi. Ni ukuvuga ya mabwire nubwo nta rugo rutayumva. Nta rugo rutabwira, nta mugabo utagira inshuti ze, nta mugore utagira inshuti ze, nta n'umugabo burya reka nkubwire niyo bakubwira ngo umuntu ni mubi mubi wawe ntabaho kuko igituma umuhitamo akagushyira mu rugo cyangwa ukamushyira mu rugo ukabana ni uko hari ibyo uba wamushingiyeho. Nta mubi w'umuntu rero ubaho, umuntu wese kuwe ni mwiza. Aha rero impamvu tujya kugira akantu ko kwihangana ni uko ushobora kuba ufite umugore yirata ubwiza bafite n'abandi bagabo hariya bamutereta yemwe ukanabimenya. Jewe ikintu nabwira abagabo badukurikiye kumenya ko umugore wawe bamutereta n'ubundi wagiye kumushaka bamutereta hari abandi basore ku myaka 22 cyangwa 5 cyangwa 30 wamumenye ukamurambagiza ubanza utekereze imbere yayo aho yaraye. Nta bantu yabanaga nabo, nta bantu yavuganaga nabo, nta bantu bakoranaga, nta bantu bigaga, ntabo basenganaga. Wumva ko niba yavuganye n'abandi bantu hari ikindi kintu yakoze cyiza mu gihe atari harya bambika imyenda abacuruzi abacuruzi bambika imyenda biba biri ku muhanda nyine ngo turebe ko byambaye neza babyita bya bipupe babyita mu kameramani natwiwe ntacyo ariko ubwo abantu babyumvisha mu gihe atari cyo wagiye kugura uzabisura Nyamirambo cyangwa no muri Shike n'andi hose birahaba aricyo wagiye kugura wavuga ati byibura narakiguze nta muntu wakivugishaga ariko umuntu mwahuye akuze ubwo nicyo ushatse kuvuga noneho yavuganaga n'abandi kandi abo bantu bifite uko byarangiye bite bashobora kuba barakomezanye kuvugana mu buryo busanzwe ntabwo wamuca nk'abantu. Cyo ndacyumva cyane. Icyo rero niho nari ntangiye nkubwira ngo icya mbere mu kugira ngo urugo rutinde rurambe ni ukwihanganira kuko niba nk'uyu munsi wa none urugero nkanjye ngeze abana 2 barangiza segonderi bakuru imyaka 22 cyangwa bikunze bubaka ari byinshi. Icyo gihe ntabwo twabanye nk'abamarayika, nta Gaburiyeli wavuye mu ijuru na Mariya wavuye mu ijuru ngo baze mu isi bahure. Njye n'umugore wanjye twahuye turashakana turuza. Ubwo ndi gutanga urugero kuri jye kuko aribyo uri kuvuga. Namwe mwese nawe ukurikiye wowe ukurikiye iki kiganiro wowe ndimo ntunguru turi mu kirere ndagira ngo utekereze ibi ngibi. Urubatse umugore wawe wamuzanye hari marayika, haba hari nk'ahantu wagiye mu rusengero wicaye mu ntebe z'urusengero cyangwa mu kiliziya cyangwa mu musigiti wajya kubona ukabona marayika agurutse n'amababa araja kwicaye iruhande barakubwiye ngo n'uwo wawe ukuviriye mu ijuru. Ese wa mugore wowe umugabo bakubwiye ko ari Gaburiyeli wamanutse mu ijuru n'amababa amanuka aguruka araza kugura hano. Ndagira ngo mumenye iki mwubatse ngo muraba kandi umuntu arakosa. Reka mabwire turi abanyarwanda ubu turabazi ubwenge bagiye batubwira imigani myinshi igana kandi akariho. Baravuze ngo udakora ntakosa, umuntu ukora niwe ukosa. Nimba umugabo wawe abana n'abantu, nimba umugabo wakorana n'abantu, niba umugabo wagendana n'abantu, niba umugabo wasengana n'abantu, kuki wumva ko kuba yavuganye n'abantu hari ikindi bavuganye? Kandi abo bantu bavuganye harimo abagabo, harimo abagore, harimo abasore, harimo inkumi, avugana n'ibyiciro bitandukanye. Ahangaha ndagira ngo mbwire abantu ngo kwihanganirana bibi bya mbere. Ntabwo kuba wumvise ayo makuru ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe ari ngombwa ngo utahe umuriro wake, ntabwo ari ngombwa ngo utahe bicike. Oya, ahubwo ubaye imfura buriya ugeze mu rugo aho kugira ngo ubishe nujya kuryama umutere umugongo, nujya kuryama urebe icyangugu nawe arebe ikibuno.
aho hantu ni aho iyo umuntu aryamye areba icyago undi areba ikibungo ni ukuvuga ngo bari Nyabugogo urumva bari gogose imigongo niyo ikubitanye ubwo ni imigongo gusa imigongo hariya bakubitanye abantu bazahura aho kugira ngo uri muryame gutya ukamugira inama icara n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe bitarimo inzika bitarimo umunabi nushaka musohokana umujyana ahantu bita kuri Great Hotel mubwira uti sheri ngwino mujyana ahantu umujyana umugura agafanta fanta ntihenze cyangwa fanta kinini kigura amafaranga make muri Great ni ku kiranguzo umuzanemo bije kuko nta bije ibayo niba umugabo wanywa byeri cyangwa umugore akanywa byeri kuko ndabizi ko hari abagore babasha gukamira mufate mujyane kuri Great niyo hoteli isobanutse nakurangira wahera y'akantu kandi mudahenze n'urugo rwanyu mutarusenyeye muri gaspillage mwicareyo hariyo utuntu ahantu henshi ho kwicara muri Great mukaganira mwajya ku ibaraza mwajya muri salo bafite n'intebe z'amadiva abantu bicaho bakajya ngo bari muri salo iwabo mwicaremo muganire ntabwo mbamamarije numva mwicaremo muganire mwicaremo muganire nimumara kuganira n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe yewe aho kugira ngo urakare umujinya umwe w'umuranduranzuzi turimo twumva abantu baryama tukumva ngo mu gitondo umuntu yapfuye abantu baryama tukumva ngo umuntu yanize undi oya aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uri bwira umugore wawe ko ushaka kumusohokana nawe bwira umugabo wawe ko hari ikintu ushaka ko muganira ariko mutakiganira mu bana mu rugo kugira ahantu mwisengerere kamwe gasomeye nimara ugasoma neza mushyira mu cupa ku ruhande utari gushebura nubwo nakuzanya ngufitiye ikiganiro atese iki atereka kubwira umuntu bitari unakuramo byanze bikunze ukivuga iryo zina niba hari umubano wihariye bafitanye uzamurira mu maso uzahita ubibona hari ukuntu umuntu ahita ahinduka nk'uwikanze nk'utari uzi ko hari amakuru ufite akikanga niyakubera honete azavuga ati ndamuzi muziranye se mu biki ko mba numva hanze aha ngaha bavuga ibintu bitari sawa ubwo uti rwose tubanye gutya na gutya ni umuntu ujya ungira inama muri ibi mu gihe akugira inama ni umuntu umpa akazi mu gihe aguha akazi cyangwa se ni umuntu ujya ushaka ibintu byo kuntereta ariko nkagerageza kumuhunga bikanga sheri ntiyabyumva ibyo azakumva akugira inama kugatiro noneho reka nkubwire ikintu cyiza kugira ngo uzamucikeho umunsi umwe uzamwemerera ujya gusaba mbwira aho mugiye kujya nimuhagera nta bindi murajyamo nimuhansanga njyewe uko nzaba nzi ibyawe mubaza aho njyanira niyongera usangaye wa mugabo wakoze uwo muti ukareba ko umugore wawe bizongera aho hantu se hajemo kuzamuka k'umujinyara oya icupa rikavu oya kubera ko baba babiganiriye nibyo navuye kwihanganirana kuko buriya abantu bajya kubana mu nzu reka nkubwire bano bantu barimo bakora ubukwe uyu munsi ejo bagatangira kudutwikaho bagabanyuka umuntu waraye ukoze ubukwe kuwa gatandatu akaza gutwika uyu munsi ku cyumweru aratwika ibicatsi gutwika ushatse kuvuga ubwo hari abantu ararayakoze ubukwe kumva ko habaye igitangaza agahita atangira kujya ku mbuga nkoranyambaga no kubwira abantu ukuntu urugo rwubaka aruza ati umuntu ntaranarongorwa nubwo bamuranye ntamenya nimba ari isugi cyangwa baramusugiye atangiye kwigisha uko zubakwa umuntu ntibaranamutera inda ngo amenye umuhangayiko ko bagura ibigoma n'indi myenda y'umwana umuntu nta nubwo barajya kumunyuza mu irembo ngo ageze umukwe iwabo yumva icyo bavuga aturanye aje gutwika ngo yakoze ubukwe ngo zubakwa ataziki reka mbabwire mwese abadukurikiye kandi maze iminsi mbibona byo ku mbuga nkoranyambaga reka mbwira abantu sabwira ko amaze 22 reka mbwira abantu mudukurikiye ntabwo batwikira urugo kuba wakoze ubukwe aka kanya ese wenda ntabuciye mu ijambo gatoya bari abantu ubona buriya baba basobanukiwe ikintu cyitwa kwarama nyine nibyo nari ndumva ntabyo bazi kuko iyo babimenya bari kumenya ngo harama umuntu umeze uti sibyo harama umuntu umeze ate yaramishwa nande yarama igihe kingana iki ese n'iryari umuntu asohoka mu rugo kuko ubundi mu mategeko reka mbe mu mategeko kuko sinanayo tujye mu muco reka nigire mu muco kuko iby'umuco byo byinshi ndabizi mwibwiriye turi mu muco mwibwiriye ikintu kimwe mu bintu nakubwira kano kanya ni uko mu muco wacu nyarwanda iyo umukobwa yarongowe
agasezerana. So ni ukuvuga first of all mbere ya byose abanza kumutereta, barangiza ababyeyi bakajya kuganira bagakora icyo bita gusaba irembo. Iyo bavuye gusaba irembo barahindukira bakajya inama ku kijyanye no kujya mu murenge. Iyo basabye irembo baganiriye ku mwana bayemeranyijwe bajya mu murenge. Bava mu murenge kwandikisha inkwano bakanasaba, basigaye basaba mbere y'umurenge, ariko ubundi amategeko yemera ko mu murenge bakagiyeyo barangije dote, kuko muri dote ibyarangiriyeyo mu gusaba no gukwana uko babyita byemerezwa mu murenge, kuko mu murenge iyo bareba barabaza ngo mwarakoye kandi benshi uzi ko bajya mu murenge ni umuhango wo gusaba no kutaraba. Urumva bivuga ngo gusaba bibanza mbere, kuko ni umubyeyi ni umuryango utanga umugeni, nibo babyakabanje, barangiza bakajya mu mategeko. Bava mu mategeko ubwo bari muri procedure yo kunoza umuco, bakajya no mu nzu y'Imana. Rero izo ntambwe zose zitambutse zimaze guca, bageze mu gihe cya resebusiyo, ubwo bavuye no mu rusengero bagiye muri resebusiyo yo kwenjoyinga nyine ibirori. Bamaze kurya no kunywa niho habaho cya kintu bita kugeza umugeni mu rugo. Iyo bagejeje umugeni mu rugo, ikindi kintu bakurikizaho ni kimwe gusa, ni uguhita bataha basize barebye aho umwana yubakiwe, bakajya kwitegura kuzaza gutwikura. Ubu basigaye batwicira umuco, bakanahava batwikuruye. Kandi mu muco nyarwanda nta mukobwa utwikururwa atarongowe. Ntibibaho, ubundi ntibibaho rwose. Ariko mwa bantu mwe mudukurikiye, reka mbwire n'abasaza bagenzi banjye, Abanyamisango dufatanyije nyine turimo turajyana n'iki. Ese baretse gato, ngize amahirwe uyu munsi uri hano, biriya bintu wowe iyo babikubwiye wagiye gusaba babaye umukwe mukuru, sibyo? Warangiza ugahekera umuntu ukajya muri resebusiyo, hanyuma utaha mukikoza hanze, ubwo mwagiye kwereka umugeni mu rugo, mwamugejeje mu rugo, sibyo? Ako kanya mugahita mutwikurura. Ibyo bintu kubyemera ntibivuze ko muba mwakunze amafaranga cyane kurusha wa muco wacu nyine turi kuvuga. Ni bande ba mbere bo kubigiramo uruhare bakavuga ngo oya turatashye tugiye kwitegura kuzaza gutwikurura? Reka rero nkubwire akantu, twebwe Abanyamisango ndayasumbya, twebwe Abanyamisango turi ba Munyakazi, kandi iteka umukozi akora akazi umukoresha yamuhaye. Byumve neza, Abanyamisango turi ba Munyakazi, iteka umukozi akora akazi umukoresha yamuhaye. Ndumva ibi byumva cyane bwa MC. Nimba jyewe bampamagaye ngo nze mbashyingirire umwana wabo w'umukobwa, akagutumaho nawe ukaza nk'umusaza uje kumusaba, tukajya mu misango tukanzika. Iyo bigeze muri cya cyiciro kijyanye no kubereka aho bubakiye abana, ababyeyi baba bambwiye mbere y'uko bari bunatwikuruza. Jewe oya reka twe kubitindaho. Jewe hari umuryango umwe nigeze kuvugana, ariko se ndatwikurura umuntu yarongo. Ndababwira abantu mudukurikiye, ni ukuri kose nubwo turimo tubikora gutyo, ariko si kumuco biteganya. Sinakubyemera. Iyo umukobwa yarongowe babyita kurongorwa iki. Reka buriya no kuri invitation na ba bantu bavuga ngo bagiye mu bukwe ngo runaka yarongowe baba batubeshye. Umuntu arongorwa yararanye n'umugabo nyine yarongowe. Iyo bavuze rero ngo wa mukobwa kwa runaka yarongowe kandi n'ubukwe ntiburaba, ngo wa mukobwa kwa runaka, ariko hari ukuntu bavuga mbere y'uko umunsi ugera ngo wa mukobwa ngo Nyiraneza ngo azarongorwa ku itariki 10. Burya baba bavuze neza, ku itariki 10 nyine azaba yasezeranye, umuryango wamugejeje mu maboko y'umugabo arongorwa. Noneho rero hari abagenda ku munsi w'uko bagenda bavuga ngo tugiye mu bukwe bwa runaka ngo yarongorwa. Ibyo bintu ni ukutubeshya. Mwitubeshya, umuntu arongorwa yararanye n'umugabo nyine akamurongora. Hanyuma rero izo mbaraga zo gutwikurura umuntu utararongorwa uzikura? Gutwikurura umuntu utararongorwa, reka mbabwire, uretse ko isi yacu yangiritse, kera ababyeyi barambagirizaga abana. Nabyara umwana w'umuhungu ngahita njya kwadiriye namenye ko babyaye umukobwa, nkajya kubahemba ababa hafi. Umwana yagira mu myaka 12 nkarongora inka nkajya kubakwera.
narangiza nkabwira n'umwana wanyu n'izi imyaka y'ubukure uzamumekere dore nanjye umuhungu wanjye arakuze azaba akuze umuryango ukabyuka umwana yazagira imyaka y'ubukure yo kubaka urugo bagashyira mu ngobyi bakamuheka bakamuzana umuhungu akicara hariya mu cyumba aho ari bamushyize ku gitanda cyiwe mu ijoro akabona bamuzaniye umugore bagashyira ku gitanda n'uguheka baramuhekaga bamuhekeraga umugeni bakamuzana bagera mu rugo no mu cyumba bakagenda bakamushyira ku buriri ariko nyirasenge w'umukobwa yaramuzanaga yamugeza mu nzu mbere yo ukamushyira ku gitanda akamusiga ikimuri amavuta y'inka ariko habagaho ikintu cyitwa gucirana habagaho komba ni ukuvuga kugira ngo bamenye ko umuhungu bashyingiye kuko ashoboye umukobwa bamuzanaga asize amavuta y'inka umuryango wose afata hanyerera ni ukuvuga yararaga ari komba ku rwego bashobora kumara iminsi 3 bakamara 4 bakigigira ataragera kuri gahunda noneho n'umukobwa nawe yabaga yihagazeho afite n'isoni yibaza ukuntu agiye gukorerwa ibyo bintu hari ubwa mbere bakagigira kugeza igihe ya mavuta reba n'umuhungu azayaharurira agashiraho urumva muri ya migigiro akayamaraho kugeza amubonye akamutikura ako akamurongora abinkoresha leta y'ime tekinike z'ubu urumva akamurongora yamara kumurongora hari ibintu byabagaho ntekereza ko ababyeyi ubu ngubu wasanga aribyo basigaye bakwiba bimwe mu bintu byabagaho ni uko iyo yarongoraga wa mukobwa ari isugi akamuvusha amaraso umukobwa w'isugi warongowe kugira ngo nyine atakaze ubusugi yarakomerekaga akamuvusha amaraso amashuka baraye yahindutse amaraso batumagaho shangazi akaza mu cyakare yashuka bakayimuha bagafata agacuma keza karimo inzoga nziza karimo umuheha mwiza bakamuhereza bamuhereza shangazi agahita avuga ati burya wa mukobwa wanjye yari muzima urumva wa mukobwa wanjye ni sawa barangiza bakazashaka n'amashime bakazajya kwitura umubyeyi urumva so rero kimwe mu bindi bintu byabagaho ni uko iyo bajyanaga umukobwa muri ubwo buryo umukobwa yarabarumbi yarasugiwe atakiri isugi bakamugezayo iyo umuhungu yabikoraga akumva bibaye nko guterera umutwe ku gicu nawe reba hagarara n'ingano n'indeshyo yanjye uterera umutwe ku gicu ntabwo wagera mbese nyine nko gutera umutwe ku kirere